Reka anongere mbifuriza ibihe byiza nizere ko mumeze neza mwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza hanyuma rero inkuru tuzanye muri studio y'aka kanya ni inkuru isohotse mu kanya gatoya inkuru ivuga ko witwa Youssef Rahaba uyu nguyu rwose agiye kugaruka muri ekipe ya Rayon Sport muragibuka neza mu minsi yashize uyu mukinnyi nibwo yatandukanye na ekipe ya Rayon Sport mu buryo budahwitse abenshi bavuga bati ntago busobanutse bavuga bati Jean Fidel ni gute urekura Rutahizamu gikura nkota nk'uyu nguyu ni gute urekura Rutahizamu nk'uyu nguyu wubatse izina cyangwa se udufashije cyane cyane mu bijyanye no kwitwara neza bakavuga bati rero Jean Fidel yakoze ikosa rikomeye ryo kuba yarekura uyu Rutahizamu ubwo rero Youssef Rahaba kabisa makuru hari nuko agiye kugaruka kandi akaba agiye kugaruka muri equipe ya Sport ngo ari kumwe n'undi mwarabu bari kumwe bazakinana hamwe n'andi makuru rero mu kanya gatoya ndaje tuyagarukeho nizere ko mumeze neza kanizere ko abantu mwese mudukurikiranye kabisa muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza Yes murabyumva neza rero wenda ijwi ntabwo rimeze neza nk'ibisanzwe ariko birumvikana turaza kugerageza kugenda turikoresha uko rimeze tuhereza amakuru agiye atandukanye agezweho muri aya amasaha namakuru birumvikana aba ari update cyangwa se updated news kuri imikino tugenda duhera iwacu mu Rwanda tuzenguruka hirya no hino ku isi tureba ibigenda bivugwa turaza kuyahera muri ekipe ya Rayon Sport kabisa ku munsi w'ejo habaye inama navuga ko ari inama idasanzwe ariko nanone inama ifite icyo ivuze ahanini ku myiteguro y'ekipe ya Rayon Sport mu mikino y'umwaka utaha ya shampiyona ni inama y'inteko rusange ya Association Rayon Sport yabaye ku munsi w'ejo ibera ahitwa kuri Grazia Apartment niho yabereye kabisa niho byabereye gro abantu bari kuri YouTube channel yacu ngira ngo amafoto y'uburyo byari byifashe mu nama bari kugenda bayabona genda babona updates gake kabisa yuko ibintu byari bimeze muri rusange gro icyo ndi kubona icyo ndi kubona kabisa nuko abantu kuri YouTube kabisa bafite inyota yo kumenya neza imyanzuro yafatiwe muri iyi nama anini ese iyi nama yari igamije iki n'ibiki byavugiwemo ni bande bari bayirimo byose rero muri kino kiganiro bigomba kuba birimo muri rusange Garo ibitekerezo byanyu ndakomeza kugenda mbiha agaciro mbisoma gake nkurikirana uko muri kugenda amutuganiriza muri rusange hanyuma angende mbona ibyo muri kugenda mutangaza hirya no hino ndi kugenda ambikurikirana neza ubwo birumvikana ndakomeza kugenda nganira namwe muri ubwo buryo haba kuri YouTube ndaza kubona comment zanyu ndetse no kuri page yacu ya Facebook birumvikana ndaza kuba mpari imeze neza reka amfate ku mazi gato y'amasegonda nka 15 ubu ningaruke dutangira n'iyi nama muri rusange abarayo nizere ko nta numwe uraza gucikwa kuko ibyavugiwemo ni ingirakamaro kandi bireba abareyo banyabo iyo ni evaluation ubwo muto perezida y'amasobanuro neza byinshi SG ntiyashyizweho kubera ko nta kashi zari zihari zo kuba bamuhemba hanyuma hanarebemo kandi ibitarakozwe neza harimo coordination ya fan clubs harimo
coordination ya fan club kabisa. Hanyuma perezida bashijwe ati ese harakorwa iki kugira ngo abareyo bishime? Ndibyo yasubije. Hashatswe umutoza umenyereye shampiyona yo mu Rwanda, cyo ni cyambere. Cya kabiri, abakinnyi bamaze kugurwa gusa hasigaye abakinnyi batatu bazaturuka hanze y'u Rwanda. Hazashyirwaho coordinateur wa fan club ariwe azashyirwaho. Ubwo rero twihuse cyane kabisa, nari mvuze amasegonda 15 ariko ntago arenze n'atanu. Reka adwite twihuta cyane kabisa. Reka dore kuri perezida, ibyavuzwe na perezida cyangwa se ibyavuzwe byari bijyanye na perezida gushaka abaterankunga. Ubwo ni ijambo rya perezida, nagiye highlightinga buri ngingo nyine uko bagiye bazivuga. Gushaka abaterankunga, kongera amasezerano na score abagabo, kongera amasezerano na score, kugura imyenda y'abakinnyi, abagabo nyine kongera amasezerano na score. Ndabona nabyo babivuzeho. Academy iri i Nyanza nayo ndabona hari ukuntu bayivuzeho, amafaranga bagenda bayagabagabanya. Amara abaterankunga rero harimo Canal Plus, akarere ka Nyanza kagomba kujya kwishyura miliyoni 100 nayo ko ku umwaka. Ubwo rero amasezerano akaba agomba kumara imyaka 4. Rayon Sport ishobora kuzitabira amarushanwa ya Super League muri Afrika. Nababiko nagiye nkora highlights kugira ngo mubyumve neza. Umusaruro mu kibuga season ya 2, recruitment zakozwe nabo habaho inama yabereye hariya kuri Hilltop Hotel. Abafana bagira kuri 36 bahagarariye abandi bari bahari muri iyo nama. Yatangiye ku isaha y'isa 9 iza kurangira ku isaha y'isa 12:30. Masaha agera akuri 3 n'igice kabisa bari bicaye muri iyo nama. Ku munsi w'ejo ari inama yari ikomeye cyane, abantu bayimenye ni bake ariko natwe twayimenye, twabashije kuyimenya irangiye. Gusa twakurikiranye imyanzuro yabereyemo, tuza akumenya byinshi byigiyemo nk'iby'ingenzi cyangwa se cyari kigamijwe cy'iyo nama, natwe kugira ngo tuze kukibahereza neza. Fan club rero yemeje kugura ikipe ya Rayon Sport Emery Bayisenge. Iyi fan club kabisa, nenge kwita ngo ni fan club, ahubwo ni amafan club kuko yari ama equipe, yari abayobozi b'amafan club atandukanye bari bikusanije cyangwa se bari ihuje n'abayobozi bagera kuri 36 nk'uko nabivuze, nibo bari bitabiriye iyi nama. Nakubwiye ko yamaze igihe kingana n'amasaha 3 n'iminota 30. Ubwo rero navuga ko byinshi byigiwemo n'ibyo tujya kugenda atugarukaho muri aka kanya, tutangariza abariyo imwe mu myanzuro ishobora gutuma umureye ahantu uri yishima. Yes, ni imyanzuro rero ahanini yari iri kuganisha ku gushakira ekipe ya Rayon Sport akaryo ndetse n'ubushobozi cyane cyane mu bijyanye na finance kabisa, bijyanye na financial capacity. Abakunzi b'iyi ekipe bamaze iminsi bikubita cyangwa se bikomanga agatoki ku kandi, bibaza ese ibintu baza bigeraho gute. Ubwo ndavuga ibyo gutwara ibikombe cyane ko bamaze imyaka igera kuri 3 byaranze. Uyu mwaka rero abareyo baravuga bati niwo wanyuma wari tired, avuga bati rwose nadatwara igikombe cyari cyo cyose hano mu Rwanda
cyane cyane icya shampiyona azaba asa naho rwose abatengushye cyangwa se atabafashije nk'uko babitekerezaga. Jean Fidelo wamaze kwiyemeza ko umwaka utaha w'imikino azaba afite ekipi ya Rayon Sport itandukanye na za Rayon Sport mwagiye mubona. Abafana nabo batangiye kumufasha kabisa kugira ngo barebe ko hari icyo bazageraho. Gorero ku munsi iwejo ni inama yabereye kuri Hilltop Hotel nkuko nabivuze, abenshi ntago babimenye. Ni inama yabaye bisa naho ari mu muhezo, gusa nanone iba ku masaha y'ikigoroba iza no kurangira isa naho itinzeho gato amasaha 3:30. Hanyuma rero iyi nama kimwe mu bintu byavugiyemo bikomeye cyane no gushaka amafaranga agomba kugura umukinnyi w'umunyarwanda kabisa ukina hanze y'igihugu cy'u Rwanda bamwita Emery Bayisenge. Ubwo rero Emery Bayisenge abantu batabyibuka neza no myaka yashize yagiye avuga ko agiye kuza muri Rayon Sport cyangwa se ekipe ya Rayon Sport imwifuza. Ngira ngo murabyibuka neza ko ari amakuru yagiye avugwa cyane kabisa. Kuru yagiye avugwa ubwo Muhire Kevin yazaga muri Rayon Sport n'uyu nguyu Emery Bayisenge abantu benshi bazi ko yamaze kuba yagaruka mu Rwanda. Ariko icyo gihe ndabyibuka neza ikibazo cyabayemo cyari cy'amafaranga, ntabwo bahise bayabona ako kanya. Ubwo rero biza gutuma Emery atabona ekipe iyo hanze y'u Rwanda, ahita acika ekipi ya Rayon Sport. Ariko bari basa naho bamaze kumvikana ibintu bijya gusa n'ibya Muhajiri, ariko kugeza ubu ngubu noneho aho bitandukaniye nuko Muhajiri we yamaze kugenda, ariko Emery Bayisenge we kabisa akaba yamaze kumvikana bidasubirwaho na ekipi ya Rayon Sport, agiye no kugurwa n'abafana ku mbaraga zabo kabisa. Ikintu cyiza cyane bagiye gukora kugira ngo kabisa barebe ko ekipe ya Rayon Sport kabisa nibura umwaka utaha w'imikino bazi itwara ameza cyane kabisa, kubera ko abantu benshi cyane arimo baribaza ese ekipe ya Rayon Sport irimo irazira iki muri iyi minsi bijyanye n'uburyo iri kugenda ayitwara. Ubwo rero ni igitekerezo cyiza abafana cyangwa se abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport bagize, ndetse baza no kugishyira mu bikorwa. Ubwo rero hategerejwe kumenya amafaranga agomba gukusanywa kabisa kugira ngo ibintu bibe byajya ku murongo, noneho ifaranga ribe ryagera kuba rigomba kugeraho n'abandi bayishyikirize abo bagomba kurishyikiriza. Emery Bayisenge bidasubirwaho kabisa, ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba yakumvikana nawe, ndetse ibintu bisa naho byamaze kuba byasobanuka. Igisigaye ubwo ni ukumenya neza cyane kabisa
ni ukumenya neza niba koko ahubwo ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport nabwo ubwabwo buri gushyiramo imbaraga zo kugira ngo Emery abe yaza cyangwa se abe yahita aza gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero abantu batibuka Emery bayisenge neza tumubibukije tunihuta cyane kuko iminota ndabona yatujyanye. Minota yo ndabona tujyanye kabisa birumvikana ubwo ngubwo abantu bari kwandika ibitekerezo, ubwo ibitekerezo byabo ndakomeza kugenda ambisoma kuko ndabona ari benshi cyane kabisa. Ati nitwa Desire, ati ndabakunda cyane, ati buriya dukunda ikipe yacu, arakoze cyane Desire. Kandi ndetse mu gasoro ndamubona ntabwo ajya siba, buri gihe aba harameze neza cyane. Ubwo rero icyo navuga nuko icyo navuga kabisa nuko ibintu ari neza cyane. Ubwo rero nkuko ndi kumbivuga, abantu batibuka neza umuvandimwe Emery Bayisenge, reka mubibutse neza cyane nifashishije Wikipedia, iraza kubimfasha mu buryo bworoshye cyane kabisa kugira ngo byorohe neza cyane, kugira ngo byorohe neza cyane kabisa, ibintu tubyoroshye ndabona nabibonye. Hari ukuntu umuntu udakoresha internet ya Mango 4G byamujabuka, ariko nkanjye ukoresha Mango 4G kabisa ibintu bita bingeraho mu buryo bworoshye cyane. Emery Bayisenge rero yavutse tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu hari mu mwaka w'1994. Rero ubaze neza cyane kabisa, urumva ko afite imyaka 28. Yavukiye i Huye mu Rwanda, afite metero 1 na santimetero 83, akina nk'umu-central defender. Akaba rero kuri ubu ngubu yambara nimero 8, akaba ari mu ikipe yitwa Safe Sportive Club. Safe Sportive Club kabisa akaba ariyo aherereyemo. Emery Bayisenge rero urebye umupira we 2010-2011 yari mu Magaju, 2011-2012 yari mu Isonga, 2014-2016 yakinye mu APR, hanyuma 2013-2017 yari muri ikipe yitwa KAC Kenitra, hanyuma 2017-2018 ari muri yitwa Jesse Masila, 2018-2019 ari muri USA Marija, 2019-2020 ari muri yitwa Safe Sporting Club, hanyuma 2021 ajya muri AS do Kigali. Ubu ngubu rero 2021-2022 akaba yarasuye mu ikipe ya Safe Sporting Club kabisa. Ubu ngubu rero akaba iyo kipe ari yahariya kabisa i Bangladesh. Ubwo rero uyu nguyu akaba agiye kongera kuri joininga cyangwa se kugaruka u Rwanda, akaza kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport. Amafaranga agiye gukusanywa muri ekipe ya Sport isinyishe Emery Bayisenge. Reka twihute cyane kabisa, twihute neza cyane kuko ndabona iminota ayo isa naho itangiye kudufata ukuntu. Dutambukira no mu yandi makuru, ni transfer turagenda tugarukaho cyane nkuko nabivuze. Ikindi kintu kabisa tuba tugomba kwibandaho hangaho uretse za transfer zigiye zitandukanye. Ubwo no bitekerezo byandi kubibona, yitwa Gedeo, ati ndabakunda cyane, ati mukomeze mutugezeho ayo makuru, ati turabemera cyane. Arakoze cyane Gedeo. Abantu benshi cyane ubona ko rwose bari kugenda batubwira ati turi kumwe 5 kuri 5. Okay, ikintu cyo kwishimira nyine kuba dufite abo turi kumwe nabo birumvikana muri kino kiganiro.
ni ibintu byiza cyane kabisa, ibintu byiza cyane rwose. Ikintu kibi cya mbere kiryana ni gukora ikiganiro ugasanga uri wenyine, nicyo kintu cya mbere gishobora kuba kiryana cyangwa se gishobora gutuma umuntu yirara muri rusange. Ubwo rero kuba hari abantu badukurikiye kandi batwereka ko bari kumwe natwe 5/5, navuga ko ari ikintu cyiza cyane ndetse kino kudufasha muri rusange. Ubwo rero abo bantu kabisa bakomeze babane natwe 5/5, dukomeze kugenda twiganirira neza. Ndabona rwose bahari, ndabona rwose bahari neza cyane, niko rwose batwereka ko bari kumwe natwe. Muri kubaza ngo ibya Serumogo acyari hatari rwose, ariko ndaza kubikurikirana. Nabonye hari inkuru ivuga ko amasezerano bayaguze, rwose, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo neza. Ibintu byo gukurikirana tukamenya ko gahunda zifashe, ni ukugenda dukurikirana ko gahunda zifashe kabisa, bikagenda neza cyane. Kuko ndabona abantu benshi bari kubimbaza, rwose ubona ko bafite amatsiko yo kubimenya, cyangwa se bafite gahunda yo kubimenya. Twe rero ubwo turakomeza kubikurikirana tumenye nyine what is going on, tumenye uko bifashe kabisa. Birumvikana kabisa, niko gahunda ziba zimeze, kabisa. Bagomba kugerageza kubikurikirana nyine kareba uko bimeze neza. Gorora ibitekerezo byanyu byo birumvikana kugenda mbibona. Yitwa Ineza Wiri ati ndabakunda cyane kabisa, ati mukomeze mutugezeho ayo makuru. Arakoze cyane Blaze, ati mwiriwe neza basore, ati Rayon Sport yacu ko numva ifite ibibazo byinshi, ati niba abafana rero bagomba kujya bagura abakinnyi se none perezida Maziki oya naka perezida ariwe agomba kugura equipe abakinnyi, burya wenda ra facilitating agafasha abandi, ariko perezida nyine ku equipe ntabwo iba ariye wenyine, ntabwo iba ariye muri rusange. Rero burya ako kantu muzakikuremo k'amafaranga ya perezida, muzakikuremo kabisa, muzakikuremo rwose, muzakikuremo kuko ntabwo ari keza, habe na gato. Ubwo rero ibintu byo kuza muvuga ngo urabona ngo perezida ngo ntiyashyizemo ngo amafaranga ngo kandi ngo ni perezida, ibintu gasanga nyine abantu benshi cyane babyishyizemo bavuga bati nyamara baba batagomba kuyatanga, ariko burya namwe mujye mushishoza nyine muzasanga atari fresh, mujye mushishoza neza, muzasanga rwose buriya atari ibintu byo gutindaho cyane, kuko equipe niba atari y'umuntu umwe baba bagomba gufatanya. Niyo mpamvu mvuga ngo niba uzi neza ko uzabaza equipe ya Rayon Sport umusaruro, nyaboneka byakabaye byiza uwo musaruro uzayibaza nawe uwugizemo uruhare, uvuga uti njyewe ku giti cyanjye kubera ko nzi neza ko shampiyona nirangira nzabwira Jean Fidel ati umusaruro wawe ko ndi kubona ari muke, ati reka noneho nanjye nkanda akanyenyeri, bati reka nanjye nkanda akanyenyeri, sibyo? Ibyo ngibyo birahagije rwose, ati nanjye reka nkanda akanyenyeri
ubwo rero aho ngaho uzaba ukoze akantu aho kugira ngo nyine aho kugira ngo uvuge ati ekipe yacu bimeze nabi perezida yegure kandi uzi neza ko nawe nta ruhare wagizemo kugira ngo ikipe yitware neza. Ekipe ya Sport ntandi hanikura amafaranga murabizi rero nyamukagere mutuma mubabaza perezida ngo perezida ejo numvise Karenzi avuga ati rwose baremba kuri inzira ku murima ati ikipe ya Rayon Sport rwose yararangiye genda avuga ibintu byinshi cyane ariko ntabwo njya nemeranya nawe buriya rimwe na rimwe kuko buriya byanga byakunda ikipe irahari ahubwo abakunzi bayo bagerageze kuyifasha kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza, ibintu bisaba ubufatanye. Ntabwo rero biba ari ibintu byo gukorwa n'umuntu umwe gusa, ubwo rero ako kantu abareye bagiye bakibuka neza, bibuke ko ekipe atari iy'umuntu umwe gusa. Ni kongereza reka mbifuriza ibihe byiza, ndabizi neza bamudukurikiranye muri kino gitondo mugenda mubana natwe umunsi ku munsi. Ni amakuru rero y'imikino abagezweho birumvikana, icyo twise The Sports Bible, aho tugenda tukugezaho amakuru atandukanye abagezweho muri aya masaha muri rusange. Ubu rero ikigezweho ni inkuru ijyanye na Rayon Sport ndetse na ekipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo nibwo yakoze imyitozo isa naho ari iya nyuma yitegura ekipe ya Kiyovu Sport. Ni imyitozo yari ifite ishusho ki? Ni imyitozo hari ingingo yatangaje iki? Nicyo ngira ngo tugarukeho cyane, hanyuma tuzana gukubita aho twuze kubagezaho ibyo abafana bari gutangaza ku mpande zombi, haba kuri ikipe ya Kiyovu Sport ndetse no ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport. Hari ingingo Francis ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 9 ubwo nari nkurikiranye iriya myitozo. Ni imyitozo yatangiye ubona ko hasa naho hari kugwa kavura gake gake, ariko aba sportif ibyo ngibyo ntago byababujije gukora iyo myitozo. Hanyuma rero ugiye kureba neza ni imyitozo yakozwe mu byiciro bigera kuri 4, ariko abasanzwe bamenyereye imyitozo y'ama ekipe y'umupira w'amaguru bahita babona icyo byari bigamije. Harimo icyo nakwita kumenyerana, bita automatisme, harimo icyo bita kongera imbaraga, bita physique, harimo nabonye harimo na tactique z'uburyo ushobora kwiga diversaire ndetse no gutera imipira y'imiterekano set pieces. Nibyo ngibyo rero bisa naho byibanzweho ku munsi w'ejo muri ekipe ya Rayon Sport. Navuga ko hari ingingo asa naho yamaze kureba neza Kiyovu Sport uko iteye, uko ikina ndetse n'uburyo buri week kuri Kiyovu Sport buri strong, kuko ugiye kureba neza ubona ko ari imyitozo yakoresheje asa naho ari aleze cyangwa se nta kihunga na gito afite, ahubwo arimo akoresha utuntu dusa nkaho ari utwanyuma kubera ko ibyinshi ubonaga ko yamaze kubikoresha. Tuganira nawe rero hari ingingo Francis Christian, uyu nguyu umutoza mukuru w'ekipe ya Rayon Sport yaratubwiye ati mwebwe mutegereze, ati mu by'ukuri dusa naho twiteguye neza, nta kibazo dufite, nta excuse dufite, ku mpande zose turi tayari. Bamajije se Onana umaze iminsi mu mvune ndetse na Mbirizi baba ari abakinnyi bashobora kuba baza kwitabazwa, aravuga ati kugeza ubu ngubu ni abakinnyi bishoboka cyane ko bakina, ariko nk'uko batakina byose biterwa n'ibisubizo by'umuganga ku munota wa nyuma nibwo mubona dushyizemo umukinnyi, ariko batanakinnye dufite ekipe nziza kandi imaze iminsi yitwara neza. Nguwo hari ingingo Francis yirinze kuvuga byinshi bitandukanye bijyanye n'amabanga, ahubwo agerageza kugaragaza ko nibura biteguye kandi biteguye kuza gutsinda. Ku ruhande rw'abafana ba makipe yombi rero ku ikipe ya Kiyovu Sport navuze mbona hari akantu gacicikana muri groupe za WhatsApp hirya no hino, ati Kiyovu Sport ifite uwo yakuye muri Tanzania ngo
ukorera Simba yabaciye miliyoni enye kandi byose bamuhaye nta gihindutse ejo results Kiyovu Sport irazibona but numwe wabakoreraga kuri match zikomeye ari Kabeza abariyo bamaze iminsi bamuhiga baramubuze gusa we kuko bari basanganywe bamuhaye miliyoni 2 ubwo ejo match yose yatwaye Kiyovu Sport miliyoni 6 ya ni ibintu rero biri kuvugwa ntago ibingibi babishinga hagati maybe it's a mind game cyangwa se bikaba ari ubundi buryo bwo kugira ngo baryoshye cyangwa se bagerageze kugaragaza imbaraga z'uyu mukino kuko ntabwo ibingibi twakwizera ko Kiyovu Sport yabikora ya ni ibintu by'ibihuha biba biri aho ngo bivuga ku matsiko mu groupe ya WhatsApp agiye atandukanye ariko nanone ukabona ko ari ibintu biba biri kuvugwa rimwe na rimwe bidafitiye proof ko nk'ubu ngubu kuvuga ngo Kiyovu Sport yateguye cyangwa se Rayon Sport yateguye nahoze mbona hano babyuka kuvuga ngo Rayon Sport amaze gushoramo miliyoni zigera ku 8 ubwo rero ngo umurozi ngo imvura ikagwa ariko nyine ni ibintu bigenda bivugwa hirya no hino birumvikana kugira ngo wenda match iryohe cyangwa se bizamure indi ntera ariko ntabwo ari ibintu biba byibihari ntago wabishingaho hagati mu gihe udafite icyo twakwita proof ntabwo ibi bintu wahita ubyemeza nibyo rero kugenda bivugwa kuri ngwe rw'abafana ba Rayon Sport baravuga bati twe turiteguye tumeze neza twe naheruka makuru bavuga ko bari bigenda bategura n'agahimbaza musiki ko kubafasha kugira ngo bakureho agasuzuguro ka Kiyovu Sport ngo tugiye tukamenya ese koko equipe ya Rayon Sport iraza kwitwara neza cyangwa se ni Kiyovu Sport iraza kwitwara neza ni mukanya gatoya ku isaha y'isa 12 ndaza kuba ndi live hanyuma nawe niba uza kuri stade ze kumbwira ngo utunge micro gutunge kamera hanyuma tuze kugerageza gukurikira umukino tumeze neza n'ubusesenguzi bwinshi cyane ku mpande zombi nitwa Jazo hanyuma reka mpite ngushimira mu kanya gato ndaje tuganire no mu bindi bitandukanye nkibutsa ko ukeneye internet yihuta ni Mango 4G abahamagara kuri 4050 ubundi bagufashe kabisa buryo dukurikira umeze neza ahantu hose waba uri upfa kuba wowe wakoresheje Mango 4G waba uri muri tano mu ndani n'ahandi hatandukanye kabisa ugenda twumva neza nitwa Jazo hanyuma mu kanya gato ndaje tuganire n'andi makuru atandukanye hanze igihugu cy'u Rwanda.